ni umuhanzikazi w'umunyarwanda Bwiza EMERANCE. muntu ki uyu Bwiza EMERANCE yavukiye he, yinjiye mu muziki ryari kandi bigenze bite, yawinjijwemo nande? Bwiza EMERANCE uyifuza kugera he kandi yavuye he? Muri iki gice cya mbere tumumenyeho n'ibindi bitandukanye, aho ugiye kubana nanjye Niyonkuru Karine. Iyi ni Niyonkuru Media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye twibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Nkanatekereza ko umeze neza, wowe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Bwiza EMERANCE ni umunyarwandakazi yavukiye ahahoze hitwa Igitaramo ubundi mu karere ka Muhanga. Avukira mu muryango w'abana bane kandi niwe mfura. Primaire yayitangiriye Kacyiru, naho segonderi yayirangirije Rwamagana muri Saint Aloys. Ese igitekerezo cyo kwinjira mu muziki anyuze mu marushanwa cyagenze gute, kandi ayo marushanwa yari ayahe? Bwiza EMERANCE mu kiganiro yagiranye na Kigali Today yagize ati andi marushanwa ntabwo nari naragize amahirwe yo kuyamenya kubera ko nari nkiri ku ishuri. Ati irushanwa rya mbere nitabiriye naribwiwe n'umucuti wanjye, kuko nari naramubwiye ko nkunda kubyina ndetse no kuririmba kandi mbikunda cyane. Nuko ndamubwira nagira amahirwe yo kumenya ko hari ahantu hari amarushanwa yo kubyina no kuririmba azambwire. Bwiza ati yaje kumbwira, ambwira iby'ayo marushanwa kandi ambwira uko ateye. Nuko ayo marushanwa nza kuyitabira kandi ndatsinda, nyatsinda neza mu wa mbere. Bwiza ati ikintu cyatumye nitabira ari amarushanwa, kuririmba ni impano numvaga navukanye, byari ibintu niyumvisemo kuva nkiri umwana mutoya. Ati nta mpamvu rero nanjye nahise nitabira ayo marushanwa, ndayitabira kandi bigenda neza kuko numvaga mbishaka kandi cyane. Bwiza EMERANCE niki cyamufashije gutsinda ayo marushanwa kandi akayatsinda neza, dore ko yari ahanganye n'abandi? Bwiza agira ati icyatumye nsinda neza ari amarushanwa njye nkeka si uko hari ikintu gitangaje narushaga abandi. Ati icyo ntekereza cyo, ati nuko hari umucuti wanjye wigishaga gitari. Naragiye kumureba, njya kumureba aho yararigishirizaga gitari. Nuko ndamubwira nti uko hari amarushanwa nshaka kwitabira, wamfasha tugakora ka video gatoya dukoresheje gitari? Ati ntago byari byoroshye, twashatse indirimbo nakoresha turayibura kuko namaze igihe kinini kandi kinini cyane dushaka indirimbo twakoresha, nuko iyo ndirimbo turayibura. Hanyuma maze igihe kinini cyane ndambiwe. Ati tuza kuyibona, turayibona dukora video kandi ako ka video kari aka video keza. Iyo video aba ariyo nifashisha, aba ariyo sharinga bagenzi banjye mu kuzitabira ayo marushanwa. Ati nuko amarushanwa ndayitabira kandi bigenda neza. Ati kandi nkeka ko icyaba cyaratumye mbu wa mbere cyangwa se nsinda ayo marushanwa, ati nuko naririmbye live. Ati ntekereza ko aricyo cyatumye nsinda neza ayo marushanwa. Bwiza inzozi yari afite atangira umuziki. Bwiza ati numvaga nshaka kuba umuhanzikazi uhagarara igihugu cye, ku buryo umuntu nimba avuze u Rwanda mu bahanzikazi ahita yumva Bwiza. Uvuze igihugu cy'u Rwanda mu bahanzikazi uhita wumva Bwiza, ukumva Bwiza EMERANCE. Ati ariko kandi icyo numvaga nshaka kuzaba cyo n'ubu ndacyagishaka kuko icyizere kiracyahari kandi biracyashoboka. Ati numva nshaka kuzahagarara igihugu cyanjye cy'u Rwanda, maze mu muziki havugwa umuhanzikazi ugahita wumva Bwiza EMERANCE. Ati ni urugendo rutoroshye, ati ariko ndacyarwana nabyo kugira ngo kandi nzabigereho. Ese Bwiza EMERANCE abona ari iki abandi bahanzikazi nyarwanda babura kugira ngo bagere kuri urwo rwego? Bwiza yagize ati ntabwo nzi ngo ni iki badakora neza cyangwa batakoze neza kugira ngo bagere kuri urwo rwego. Ati ariko reka ngerageze bizakunda. Reka ngerageze wenda bizakunda mbu uwo muhanzi uhagararira igihugu. Ese Bwiza abona ari irihe tandukaniro ry'umuhanzi wikorera n'umuhanzi ukorana na rebo? Bwiza yagize ati mbona kwikorera ku giti cy'umuntu bigora cyane, kuko iyo uri muri rebo baragufasha
wowe icyo ukora ni ukubabwira ibitekerezo byawe bakabyumva maze bakabishyigikira bakabishyira mu bikorwa. Ati ntekereza ko iyo umuntu yikorera ku giti cye atabona umwanya munini wo guha muzika ndetse no gukora ibindi bitandukanye cyangwa se kwiteza imbere mu bindi bitandukanye bitari muzika. Ati icyo mbona cyo gukorana na Rebo ni byiza kuko baragufasha bakagufasha gutera imbere mu muziki wawe ndetse no kuwitaho. Ati rero gukora wenyine biba bigoye kandi cyane. Bwiza Emerance yavutse ku itariki 9 Kanama mu 1999. Ni umukobwa w'imfura iwabo mu muryango mu bana 4, ni abakobwa 2 n'abahungu 2. Akaba abana na se na nyina mu mujyi wa Nyamata mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu Bwiza Emerance yavukiye Gitarama mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Umuryango we waje kwimurikira i Kigali nyuma uza kwimuka uva i Kigali ujya i Nyamata mu mujyi wa Bugesera mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Uyu mukobwa Bwiza Emerance ukiri muto yakuze akunda umuziki, ahanini biturutse mu kuba yarajyanaga n'ababyeyi be, mu rusengero akishimira uko baririmba. Uko yigiraga hejuru mu myaka ni nako yajyaga kuririmba muri korali zitandukanye zirimo iz'abana. Arakomeza kugezana n'ubu. Uyu mukobwa yaririmbye muri korali kuva ku myaka y'8 y'amavuko, ku buryo atibuka neza amazina y'indirimbo bajyaga baririmba. Ndetse muri iki gihe ni umwe mu baririmbyi b'urusengero asengeramo rwakoreraga i Kigali nyuma rwimukira i Nyamata. Akaba ashishikajwe cyane no gushyira itafari ku muziki w'abakobwa mu Rwanda, akagaragaza ko iby'abahungu bakora n'abakobwa babikora mu muziki. Papa we Karake Manuel ndetse na mama we Jeanne Uwimana bemeza ko Bwiza yakuze ari umwana ugaragara nk'uzaba umunyamuziki kandi awukunda cyane. Wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Nje wumvaga ndi Niyonkuru Karine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Ariko kandi wibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye dukomeza kwibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi wabinyuza hano muri comment section. Ngicyo mpora mbifuriza Imana ikomeze yagure kandi yobora intambwe zanyu. Iki cyari igice cya mbere ku mateka ye. Nimba wifuza ko twazakora n'igice cya kabiri, ubitwandikire hano muri comments, tuzabane nawe turebe ese ayo marushanwa Bwiza Emerance yitabiriye bwa mbere n'ayahe, ese bafite izihe ndirimbo ndetse n'ibindi bitandukanye kuri uyu munyarwandakazi kandi w'umuhanga Bwiza Emerance.